yagarukira mu Rwanda iwacu muri shampiyona y'u Rwanda yari yakomeje. Shampiyona y'u Rwanda yari yakomeje nako yari yatangiye, yakomezaga muri weekend ariko yatangiye mu byiza, yatangiye ku wa kane. Ikipe ya Gasogi United itsinda Mukura 1-0 ni Huye. Gorilla itsinda Vision 1-0 i Kigali. Byagoranye cyane mu minota ya nyuma bongeyeho 90 yari yarangiye. Mugunga aratabara atsinda igitego. Bugesera n'Amagaju baranganya muri weekend ku gatandatu. Rayon Sport inganya na Marine 1-0. Musanze inganya na Muhazi 1-1. Kuwa gatanu nta mukino wabaye, hari kuba Kiyovu na ST yari umukino wemererwa kuwa gatatu. Urumva ko shampiyona y'u Rwanda yari yagarutse, ibintu byashyushye. Na match za Pay na Police zarasubitswe, ntabwo zakinwe ku munsi wa mbere, ariko zizakinwa vuba ngaha. Reka tugere kuri match ya Rayon. Kuri match ya Rayon Sport, Rayon Sport yari yagerageje gushyiramo abakinnyi bayo beza bashoboka. Yari yabanjemo Ndikuriyo Patient yavuye mu Magaju, ifite Ombolenga Fitina kuri kabiri, ifite Bugingo Hakim kuri gatatu. Umutima wa defense ifitemo Aimable na Omar Nying, aba defense bamaze kumenyerana cyane, ndetse na Bugingo Hakim kuri gatatu umaze kuzamura urwego, ubona ko amaze kuba umukinnyi mwiza rwose wo kuyobora gatatu ka Rayon Sport. Bishoboka ko azajya nahamagarwa ikipe y'u Rwanda Amavubi, ko u Rwanda hasigaye Claude wa PRFC, hakaba nawe Bugingo Hakim. Urumva ko nawe afite umukoro wo kuzamura urwego kugira ngo ajye ahamagarwa mu ikipe y'igihugu, kandi yanabasha kubanzamo. Nk'urugero nka ekipe cyane ashobora guhamagarwa akanabanzamo, bitewe n'uko n'urwego umutoza mubonaho agereranyije na y'umugabo Claude wa PRFC. nawe urumva ko nawe arimo arazamura urwego. Kuri gatandatu Robertinho yabanjemo abakinnyi babiri bakina gatandatu. Yabanjemo Seif Niyonzima Olivier Seif na Haruna Musa Majaliwa. Ibyo birumvikana ko umwe yasiga nk'ukina 8, ariko urumva ni 8 upfuye, nubwo bidakunze gukoreshwa cyane muri football, ariko bose n'abakinnyi bakina gatandatu, ariko umwe yasiga nk'ukina 8. Hino akaza Muhire Kevin akinira ku 10, akaza Erenga Kanga Junior, Prince Junior Erenga Kanga ruhande rumwe. Ku rundi ruhande hari Ishimwe Fiston batakisha Charles Bare. Ikipe yarakinnye ubona rwose mu gice cya mbere Rayon Sport yatakaye ikintu ubona ko ari ikibazo cy'igihe igitego kiza kuboneka, ariko biranga birananirana. Ikipe ya Marine yaje ifite gahunda yo gukina block, ubona ko yabereye ibamba PRFC, yabereye ibamba Rayon Sport. Binarangira gutyo, match irangira ari 1-0. Match 1-0 nta byinshi wayivugaho, gusa kiba cyagaragaye nuko nta rutayizamu bafatika rwose bahari babonetse kumena defense ngo menace barabashe kubona ibyo bitego. Uko ni Rayon Sport byaragaragaye cyane ko muri Charles Bare cyari wa wundi, ntabwo yagufasha mu gutsinda ibitego. N'akazi gakomeye cyane ka Rayon Sport wo gushaka rutayizamu. Sibyo ko bashobora no gushaka no bisubizo mu bandi bari bahari, kuko nasoje mu bandi bahari. Ushobora kwibaza ngo kuki batakuramo mediateri umwe muri bandi babiri bakina gatandatu, hakajyamo umukinnyi 8 nka power play. Kuki bashize Bagayogo mu bafana, kwibaza ngo ese Azizi Kohanye nawe nta kintu yakora, ko twabonye ko Erenga Kanga ni umuwinga mwiza, ni umuwinga ucenga, ushobora gucenga abantu 3-4, wenda akagira ibyago bakamukuraho umupira, ariko ubona ko yizera cyane mu gucenga kandi aranabizi. Wenda ashobora kuba atinya gushota kwiterera ngo abe yatsinda igitego, ariko gucenga ni ibintu bye.
urumva ko haracyari ibyo kuzamura. Ariko nanone hari ibyo umuntu yananenga ku mutoza, gute ushyiramo aba defending midfielders cyangwa se ba récupérateurs babiri ukica indi myanya y'imbere, twavuga nko kuba nta nimero 8 wakinnye, urumva Kevin yari afite double travail kandi ubona ko afite abakinnyi barimo baramukinaho man to man marking, ukabona ko n'imibare mike y'umutoza gutekereza kwicaza Bagayogo. Buriya Rayon Sports ifite n'ibibazo by'abanyamahanga cyane ko bafite abazamu babiri bagaragara ko nk'ari beza ari abanyamahanga. Ubwo ndavuga Ndikuriyo Patient uvuye mu Magaju na Karim Ndiaye, bose ni abanyamahanga. Yahitamo, icyo ni igitekerezo cyanjye ku bwanjye, yahitamo kubanzamo wenda bahisemo kubanzamo Karim Ndiaye, Patient ntamuzane kuri feuille de match akaba ari mu bafana, nimba yahisemo Patient Karim mu bafana kugira ngo agabanye umubare w'abanyamahanga, ko afite umubare w'abanyamahanga 6 atagomba kurenza, harimo abazamu babiri. Ubwo hagati mu kibuga agomba kujyamo abanyamahanga batarenze 4, no kugira ngo byiciro byibura akagira umuzamu w'umunyamahanga. Uriya mwana w'umunyarwanda bazamuye ndakeka yitwa Yves, bakamuzamura urwego ku buryo yagira confiance yo kuba yasimbura, ubundi akagira ubusunyiza abanyamahanga imbere. Abo ba Bagayogo bakaba baza, abo bakuranye bakaba baza nimba barasinye, abo ba Papure bakaba baza bagakina, ariko atirimise umubare w'abanyamahanga bitewe no guhitamo n'amahitamo. Kandi ikindi ko abo ba récupérateurs babiri, umwe n'umunyarwanda undi ni umunyamahanga, umva deja aho ngaho yariye imyanya y'abanyamahanga babiri. Yagombye gufata Majaliwa akamushyira mu bafana mu gihe abona Sefu arimo aritwara neza, agafata Kadimu nimba atamubanjemo akajya mu bafana. Ubwo deja hahita yinjiramo abanyamahanga babiri, hahita yinjiramo nka Bagayogo cyangwa se Bagayogo na Kuranye. Abo banyamahanga bafite ikintu bagiye gukontribuya kuri kwataka kwa Rayon Sports. Ikindi kuki utabona Charles Barre urimo yitwa nabi cyane ko nawe ari umunyamahanga, ngamukuremo amushyire mu bafana akine force 9, avuga ati wenda Sefu, Papure, Keve, Bagayogo, Kuhanye na Prince Junior Irenga Kanga agakina force 9, cyangwa se agashyiramo Fari Ngayi, akareba nyine uburyo abyaritenayitinga nawe bitamwafectinze, nawe akagira nyine iyo tendance yo gufata risk ku muzamu. Iyo nimba ari risk ikomeye, ariko kuri Majaliwa na Sefu nashyiramo umutuku, kushyiramo Charles Barre imbere nabyo nkabonamo umutuku. Nimba yakoze rinye nk'iyo yarinye kuwa gatandatu, niba ko yafite imituku iri mu kibuga, abantu babiri badafite icyo bagiye kumufasha kandi batari bukontribue mu mikino ya equipe, ahubwo bisubiza inyuma imikino ya equipe, ugasanga abandi babaye dosove, bacitse intege n'ibindi. Nkumva ko aramutse abyizeho agakuramo mediateur umwe uri defensive, ubwo ni nimero 6, akanakuramo umuzamu umwe, agahitamo umwe undi akamushyira mu bafana, akanakuramo Barre, akaba yakinisha abasigaye, ikipe ishobora gukina kandi igatsinda ibitego. Ibi turi kuvuga yari match ya mbere, match ifungura shampiyona. Match ya kabiri bazakina n'Amagaju. Uribaza umutoza adakoze impinduka akongera akanganya n'Amagaju, hasi agatsindwa nayo. Match ya gatatu ya derby, iyo match yarebwa n'abari bangahe? Hano umutoza akeneye kuganizwa, akamubwira icyo derby bivuze, haba mu kwinjiza amafaranga, haba mu kuboostinga morale y'abafana, kuboostinga morale y'abakinnyi, agatangira kwiyumvisha ko
agomba guhindura imikinire kuko naramuka atakaje match y'amagaju wenda sindagura ariko hari ukuntu uba ureba ibintu ukabona aho byerekeza abareba turabazi match ya APR rwose yayirebana. Ibyo rero kubikemura nkumva ko byatangira kare wenda match ya mbere ashobora kuba yayinganyije nibyo, hari n'andi makipe akomeye yanganyije match zibanza, Madrid yanganyije ifite abasitari bangana kuriya, Inter yanganyije, AC Milan yanganyije n'andi makipe nagiye ngarukaho ariko ntabwo wajajinga umusaruro wawe ugendeye ku musaruro w'abandi. Ugomba kujustify ibyawe ukabitangira impamvu byabyo ugashaka n'uburyo uzabikosora. Urumva ko si byiza ariko si bibi cyane, si byiza cyane kandi si bibi cyane, icy'ingenzi ni ugukosora amakosa yagaragayemo akayahindura, agashakisha ubundi buryo bw'imikinire butanga ibisubizo, ubundi akareba ko umusaruro utaboneka. Ikindi ariko ntiwanakwirengagiza ko ashaka gukora biriya ashaka gutanga ubutumwa avuga ati ubuyobozi murabona ko nta mwataka mfite. Yakujya akunze kwivuga mu ma interview menshi avuga ati nta bataka mfite, nta striker rwose uri hariya wimariramo frapinga yindi hari rwose kuri amastepi nashyiramo uhari. Ubonye ko yakuyemo Charles Bar mwataka yari afite ashyiramo Haji, bigaragaza ko nta mwataka uhari, n'uhari nta kintu yakora. Charles Bar yakinnye iminota 45 amukuramo azanamo Haji, yahaje amucisha ku ruhande abwira Erenga Kanga ati point up. Prince Erenga Kanga ko ari mu ba defenseri kubera kutamenyera buri aba winga babimetirije babikundira gucenga kandi ntiwacenga muri compact abashaka espace yo gucengeramo, ugasanga Erenga Kanga biramuvuna ntari kubasha kubikina bose. Urebye ubona ko second half ntacyo Erenga Kanga yafashije. Wenda njye mbona ko bino byari gupfa kuba byiza yabwira Haje ati Haje agapointa, Prince Erenga Kanga akaguma kuri wing, noneho wenda akakomeza agakata ayo masantire nubwo Marine yari ifite abadefenseri barebare babashaka kwiyaringa imipira ntibashe kugera ku ntego bayitereye, ariko habonye ko rwose harimo icyuho gikomeye cyane bagomba guhindura hakiri kare kugira ngo umusaruro ubashe kuboneka, kugira ngo babashe gukora result. Naho bitabaye ibyo bakaba batakaza kuri match y'amagaju, n'ubundi byari basunikira gutakaza kuri match ya PFC. Batakaje match 3 zikurikiranya, babonamo amanota 3, babonamo 2, babonamo 1, abafana bahita babadesove bagacika intege, kugaruka ku kibuga ntibyaba bikirimo, ikipe yabitangiye nabi byanatuma inarangiza saison nabi. Bavuga ngo Rayon Sports igira tandasi yuko itangiye nabi igatsindwa na APR, igatsindwa indi mikino ikurikiranye ikabona amanota makeya kuko imeze nk'aho isunikwa n'abafana ikeneye transfers. Imibare ya itipa ibyo rero ko byirinda ni ugufatirana hakiri kare bagatsinda amagaju, wenda bakajya amanota babasha gukora kuri APR, bashobora kuyitsinda, bashobora kunganya nayo, nibyo bya positive kubareba ku buryo bakomeza morale yabo. Gusa na PFC nayo izaba itoroheye kuko ushobora kugira umwanya ugasanga uhuye na PFC yavaye nko munaza, iyo PFC se wayicika yavuga ati byibura akantu ko kwinga n'abafana, kumva wenda na ni kandi yaba yakuyemo azamu yakomeje iyo morale ntabwo wayiva imbere. Birumvikana ko Rayon Sports nimba ishaka kugumana iyo morale y'abakinnyi y'abafana bakayiguma inyuma, igomba kwanza gukora akazi kayo ku magaju, ni ukora win, barangiza bakitegura ibyabo kugira ngo byibura izo fundraising na mobilisation y'abafana izakunde, kuko ntabwo batsinzwe n'amagaju ngo umufana ngo uraza utsinda APR, ntabwo bibaho. Stade rwose yabirimo busa abantu ntabwo bajya biburira. Nkomeza gushimira mwe mwese mudahwema kudushyigikira, mudufasha
mukatwereka urukundo, reka mbashimire cyane kandi mujye mukomeza kutwereka urukundo, ni iby'agaciro cyane, turabubaha kandi turabarekonesa, gushishikariza gukora subscribe, kanda share, ugashyiraho comment, washyiraho ubusesenguzi bwawe, byose biremewe, turabyakira kandi tubiha agaciro. Hasta la vista.